abakurikiye igicaniro TV mbahaye karibu kandi ndabifuriza ibihe byiza mwese aho muherereye. Uyu munsi rero turi kumwe n'abatumirwa, twabateguriye ikiganiro cyiza, ikiganiro twifuza ko mukurikira, hanyuma kandi mukaza no kugishyiramo gusesengura, gushishoza, noneho mukaza no gushaka uko mukora conclusion zanyu kugira ngo mujye mumenya icyatsi n'uruhu. Uyu munsi rero abatumirwa turi kumwe ndagira ngo babibwire. Umwe muramumenyereye ku gicaniro TV, undi ni umushyitsi wacu w'imena ariko ni umushyitsi mushya ku gicaniro. Ndagira ngo ntangire rero mbwira Artemo kwibwira abakurikira igicaniro TV. Urakoze Egide, bakunzi ba igicaniro TV n'abashuhuje mwese. Nitwa Rurangwa Artemo. Nanjye mfite channel nkoreraho kitwa Rwanda Canada News. Abenshi mumaze kukamenyera, ni gashyashya ariko bakomeje kumenyerwa. Nanjye rero nishimiye kubana na Egide ku gicaniro. Urakoze cyane Artemo. Bwana Ruti, nawe ongera ubibwire nubwo uhabaye minsi. Urakoze cyane Egide na Artemo, genda umusangwa ku Gicumbi. Abanejejwe no kongera kubana namwe, cyane cyane na Artemo n'ubwa mbere tubanye ku Gicumbi. Igicumbi cyo kwivuna abanzi kikaba igicaniro. Yego, murakoze mwese, mbashimire ubutumire bwanyu. Biraza gushoboka ko twaza gushyikirwa n'undi ubaye ari mu nzira. Igihe rero yaba dushyikiriye nawe araza dukomerezeho. Noneho rero muragira muti ikiganiro giteye giti. Benshi mwarakurikiye mu bihe bishize aho abiyita ko bari muri guverinoma ngo ikorera mu buhungiro, mu mafuti yabo bakora, mu mafuti yabo ya buri munsi bakora, mu makosa akomeye cyane, umuntu akunda kuvuga, aho bakoresha ibirango by'igihugu cyigenga, igihugu gihagaze, igihugu gikomeye, igihugu nk'u Rwanda, ugafata ubwa mbere ukiyita perezida w'icyo gihugu ngo ariko muri mu buhungiro. Ko no kuvuga ubwabyo n'igihugu wagisebeje kuko wafashe cya gihugu kwiyita perezida wacyo, ariko noneho ukavuga ko uri mu buhungiro. Hari minisitiri w'intebe nawe uvuga atyo, ariko noneho n'ibyo birango by'igihugu bakabishyira ku mpande zabo, bagakoresha ikirango kimwe gikora muri iyi minsi, gikora ubu ngubu gihagarariye igihugu, undi agakoresha ikirango kitakibaho. Mu by'ukuri ibyo ni ibintu umuntu aba akwiye kureba agasanga n'ubwenge buba burimo ntabwo bari bwinshi. Noneho rero nta bandi mvuga, ndavuga Padiri Nahimana Thomas, nkavuga na Jean Paul Ntagara umubereye minisitiri w'intebe ikorera mu buhungiro. Bwana Artemo ka Guhinda ya Bukuru, abo bantu ngira ngo urabakurikirana, abo bantu urabumva, ibyo bakora urabuze. Ese ubundi ni bantu ki Bwana Artemo? Ahubwo ngira ngo ikibazo umuntu akwiye kunibaza ni ukwibaza niba bakiri abantu, kuko hari ibintu ubona ubumvana, ibyo umuntu abumva nabyo ni byinshi. Ugasanga iyo umuntu wari umuntu w'umugabo asigaye avuga ibintu bitagira umutwe n'ikibuno, bikakuberwa icyo ari cyo. Ingero ni ukuvuga ngo hari igihe ubareba, mbese akenshi umuntu aranabareba ku ma YouTube. Ejo bundi tutaragira no ku byo bivugisha bindi, nagiye kubona nkabona umwe aravuga afite idarapo ry'u Rwanda rishya, uwo wigize perezida wa Repubulika. Noneho nkajya kubona uwitwa ngo ni premier ministre we afite idarapo rya Parme Hutu. Ukibaza iyo leta nubwo n'ubundi ari bidon, ariko se nubwo yaba ari bidon, ni gutuma abayobora ibihugu bibiri bitandukanye ko bakoresha amabendera biratandukanye? Cyangwa iki wenda ni kimwe umuntu yakwibaza kikwereka ko
wenda no guta umwanya kenshi. Hari igihe twibwira ko ibintu bakora bifite value kandi ntayo, ahubwo ukibaza iyo ubonye abantu bari muri views zabo umubare wabo uko bangana, ese ni gute umuntu aruga abantu bangana kuri babakurikira hamwe babashaka miki? Ntabwo mbyumva. Ukumva ngo barahamba abantu kuri YouTube, ukabona ngo hari abantu bagura izo mva niba ari ukuzigura. Ese ikibazo umuntu yakwibaza, ese nibyo koko hari abantu batanga ariya mafaranga bagura biriya bintu? Wenda ubwo uko tugenda twevuriwa, warumbaje tukuba uko bumva uko babona. Gihe hari igihe nibaza ko ari zaba ari ingazibereye aho, ahubwo tukagira dutya tukagwa mu mutego wabo dukurikira ibyo bavuga, dukwiye kutanabumva na rimwe, uretse ko kutabumva nabyo bitashoboka. Social media ni ikintu kibi. La preuve ni uko ubona umubare w'abantu babakurikira kandi bakurikira ubusa, bakurikira baringa mu by'ukuri. Ariko rero aho bigeze ngira ngo hajemo ubusazi ntitwabimenya, barasaze kera. Reka wenda turakomeza twivurira, turaza kugenda twumva ibyo ari. Thank you. Urakoze cyane Artemo. Reka Ruti nawe ubaze ikibazo. Ndibaza ko nawe yaba Ntagara yaba Padiri Nahimana, ariko sinzi ko iryo zina rya Padiri yaba kigomba kurishyiraho kuko yabaye umusazi, ahubwo ntabwo sinzi ko bya Padiri ari kubanza baranabimwatse officiellement. Wagira icyo tubwira Bwana Ruti? Urakoze cyane Egide. Ngira ngo icyo umuntu yavuga mbere nko kuri Nahimana n'uwo mugabo wundi mugenzi we, ngira ngo abantu baramuzi ko ari umuntu waranzwe n'ikinyoma kuva na kera. Ubupadiri bwo barabumwatse officiellement, Kiliziya yabumukuyeho kuko yatatiriye igihango cy'ubusaseridoti. Ni umuntu waranzwe n'ibinyoma byinshi, ibintu byo gusebanya. Ngira ngo ikintu gisigaye kinashimishije nuko ubwo ubwabo basigaye banisubiraniramo. Mwabonye ko Mukankiko wigeze kuba minisitiri muri guverinoma ye yasubiyemo akibutsa abantu ubujura yakoze ngo aje kwiyamamaza ngo kuba perezida wa repubulika inahangaha mu Rwanda, akiba abantu amafaranga babwira ko azabishyura, birangira bambuye. Murabizi ikinyoma mu minsi yashize yasakaje ahantu hose avuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda atakiriho, akagisakaza, akakivuga umunsi umwe, akakivuga kabiri, akakivuga gatatu. Ni umuntu bigaragara ko w'umunyabinyoma, w'umunyabihuha wamaze gutahurwa. Murabyibuka avuga ati naramuka aje mu Bufaransa rwose ngewe ngo sinzi ibyo yarahiraga ati nzahita mva kuri YouTube, ariko na n'ubu aracyariho, aracyabeshya. Ni umuntu wubatse, watakarijwe icyizere n'abantu. Abo yabeshyaga, abo yambuye, ubwo ntakibona abamuguriza amafaranga, icyizere cyaratakaye. Abo ibinyoma bye byaravumbuwe, abantu bose babona ko ari umuntu uri aho ngaho ushyize imbere ikinyoma, bituma bamukuraho icyizere, atangira gusonza. Muri uko gusonza rero nkaba mbona ko ariho we na guverinoma ye batangira guhimba ibintu nk'ibi ngibi ngo by'amarimbi yo kuri interineti, agashyiraho n'igiciro ngo cyo gushyingura kuri interineti. Kumva bashyizeho n'icyo kintu Artemo yarakomojeho ngo cya pasiporo itangwa na guverinoma yo mu buhungiro. Ukibaza ukuntu abantu nabo badashinga, abantu nabo bari aho ngaho badafite n'aho bikorana, bagiye gutanga pasiporo biyita guverinoma. Ugasanga ni abantu nyine bari aho badasobanutse, barimo bishakira amaramuko mu buhunzi aho ngaho bitwa ko bari mu buhunzi. Ntagara we ngira ngo abantu baramuzi, ibiganiro byinshi bimaze iminsi bitambuka. Nta cyumweru cyashira iyo hatagaragaye uwo yibye, iyo hatagaragaye uwo yaguhuguje, iyo hatagaragaye amabanki yambuye akayagira amafaranga, akayagira itike, akahunga, akaza aho ngaho muri Canada. Ni abantu nyine bafite ibyasha, ni abantu b'abanyamafuti, ni abantu b'abanyamanyanga. Baba bamaze kubona ko nta cyizere na kimwe bafitiwe basigaranye, ntawe ukibacira akari urutega. Igisigara rero ni ugushaka aho biba, nta kindi. Akaba ari byo barimo gukora kugeza amagingo aya ngaya. Yes, Ruti urakoze cyane. Yaba wowe
by'abaretemo mwagiye mubinyuzamo biriya bintu byo guhamagarira abantu ko bagiye kujya bahamba kuri mudasobwa, ariko se mu by'ukuri wa mugani ibyo bintu bikorwa bite? Ese kuko barabyemera? Ese kuko amafaranga barayamuha kugira ngo abo bantu babashe kubahamba aho hantu? Ese babahamba bate? Ese ntabwo byaba harimo gushinyagura muri ibyo bintu ababwira abanyarwanda? Ariko noneho icyo mwavuze nanjye nabonye kandi nakurikiye neza ni uko koko iyo pasiporo yakozwe. Cyo koze ntabwo ari pasiporo, ni igitabo, ariko icyo gitabo kirimo ifoto, hakaba harimo na details ziranga umuntu. Ibyo ni ibintu yakoze, abijyana muri imprimori, arabikora, bijya hanze. Aretemo yahoze abaza atese kuko abantu kuko batanga amafaranga. Yagaragazaga icyo gihe ko hasohotse pasiporo ebyiri, iye yari irimo ifoto yarayerekanye, iya kabiri yari iyangirwa minisitiri we ngo ushinzwe impunzi. Hari hasohotse ebyiri, noneho bahamagarira abantu rero kugira ngo bishyure amafaranga. Igitangaje ni iki, nuko yatanze uburyo butandukanye bwo kugira ngo amafaranga amugereho. Account details ze, aho bayacisha baramutse bari mu bihugu byo muri Afurika, yaranabivuze ibyo bihugu. Abandi bantu bose bashakisha uburyo bwo kumugezaho amafaranga mu buryo butari ubwa banki, byose yabivuzemo. Noneho haza no kuza ahubwo abantu banabaza batetse koko izi pasiporo zizakora. Igitangaje rero ni iki, nuko abemerera ko izo pasiporo zizakora. Noneho hano rero twebwe turagira ngo duhumure abanyarwanda bashaka gutanga ayo mafaranga amayero 75 bagura icyo gipapuro, tubafungura amaso, tubagaragariza ko ibyo bidashoboka. Ubusanzwe pasiporo zitangwa gute? Ubusanzwe pasiporo idatanzwe n'igihugu ese iremerwa? Ese pasiporo ubundi akazi kayo ni akahe? Ese ni gute umuntu amenya ko pasiporo ari genuine, ari pasiporo nzima? Ese pasiporo niyo yaba ari nzima ariko iyo pasiporo igahagarika, bigenda bite iyo ugeze kuri immigration, kuri customer hano, kuri immigration y'igihugu ugiye kwinjiramo, cyangwa se ikindi kintu cyose cyatuma werekana passport iyo igihugu cyahagaritse, bigenda bite? So ibi bintu byose biraza kwereka abantu ko iyo passport bavuga ni izina probably bayise, ariko ntabwo ari passport. So bwana Aretemo, reka ubanze utubwire uko utekereza icyo kintu bise passport, icyo gikaratasi bise passport. Ese byashoboka, cyakora, byagenda bite? Duhumure abanyarwanda amaso, tubabwiriza. Koze Jide, yewe kubindeba personnellement kugeza uyu munsi ndacyafite ikibazo cyo kwemera ko ari byo. Uti impamvu ni iyi? Ntabwo nk'uko bisobanuye neza kandi mu madetaye yumvikana. Icyo ntumva kurusha ibindi ni igihugu uwo mupadiri atuyemo, niba ari nako wahoze ari umupadiri, kuko byarangiye kera iby'ubupadiri. None se abafaransa ubu ni bwoko ki ahubwo? Ni gute ikintu icyo mu gifaransa ngira ngo bakita faux et usage de faux, ni infraction izwi ku isi yose, cyane cyane ijyanye n'ibintu bya passport. Ni gute uwo muntu bamuretse ko noneho byabaye official, yabyivugiye ku mugaragaro? Nta polisi yo mu Bufaransa, nta bantu bashinzwe. Ese ubundi we niba ari n'umufaransa, sinzi na statut afite aho ngaho. Niba ari umufaransa, ntabwo amategeko y'abafaransa muhana, ntamukurikira. N'ubusanzwe kuba yarashinze leta, yagombye kuba yarabaye interpellé bakamubaza iyo leta ibyayo. Ntabwo byakozwe kugeza ubu, ntabyo turumva. None yongeyeho ngo no kuba afite uburenganzira bwo gutanga iyo passport, akaba ari nawe uyerekana. Muri guverinoma ze numvise ko afite na ministère de l'immigration cyangwa ya affaires étrangères. Ubu ntabwo twumvise ari nawe bivugwa na uwiyita perezida ubwe. Ibyo uvuga byagaragaye, nanjye narabibonye byerekana kuri YouTube. Uko tubivuga uku niko nibaza na polisi yo mu Bufaransa yaba yarabibonye. Ese wamwamenya kuko niba atarabaye interpellé? Niba se nta byabaye, icyo gihugu cyo si cyo dukwiye kwibazaho
kurusha uko twibaza kuri Nahimana ubwe. Reka kubindeba byo ntabwo nge nibwira ko naho yabyerekanye kuri YouTube akaba koko yumvisha abantu ko icyo kintu ngo bazagikoresha bagira iyo bajya mu ngendo hirya no hino, ntabwo ari byo. Ndibaza ko abivuka kuko 99,9% y'ibyo Nahimana yivugira ubwe mu kanwa ke kuri za YouTube agakanariza imansite y'abantu ishyano ryose b'inkunda rubyino nkawe, ntabwo nibaza ko ibya pasiporo ari byo nk'uko ibindi byose yagiye avuga byagiye bigaragara ko ntawe bihuriye. Ese umuntu ntabwo mubyibuka atangira ikinyoma n'ubu gihagazeho yuko perezida wa repubulika y'u Rwanda atabaho, akabibwira abantu bamubona buri munsi, abantu baba i Kigali, abantu baba mu mahanga no mu Bufaransa. Ye yajeyo inshuro nyinshi nyuma y'aho avugiye ariya magambo. Ntabwo rero Nahimana ibyo avuga kubyemera ni ikibazo gikomeye. Nge niyo pasiporo ye avuga nyishyira muri iyo kategori, naho yayerekanye rwose kuri YouTube numva iri muri iyo kategori, ahubwo yabonye abantu b'ibigoryi, nako nibo baba bahinduye ibigoryi wagira ngo yaba Rose afite umwuka bahuhamo bagacurama, baramukurikira. Uzarebe ama-views ye, bamukurikira bamushakaho. Ese baramwemera? Ese bemera ibyo avuga? Ese iyo pasiporo bazayigura koko? Ese batangiye kwigura koko? Ahubwo yewe reka nkubwire, muzanshakira iyo ntuza tuzayigure turebe koko nibigurika. Ngiye nkereye kuzayirebamo, uretse ko yerekana ashobora kwerekana icyo ashatse cyose kuri YouTube, ariko niba kidahari koko ari icyo kintu cyerekana kibaho, abakigura ngira ngo bakwiye gutekereza neza bazagikoreshe uretse no kugera mu gihugu bakababaza ngo ujute, ahubwo no mbere yo gufata indege bazakumabaza bati ugiye. Wenda ngira ngo nibyo Abafaransa bategereje kuri iyo phase, igihe abantu bazatangira kukigenderaho bakabafatira kuri aeroport bataranajye muri iyo ndege. Reka wenda dukomeze twumve n'abandi, ariko ngiye ku bwanjye ikibazo kinini gifitanye n'Abafaransa ubwabo. Reka tuze kumva na Ruti, ariko wenda reka ngusubiza akantu kamwe wari wibajijeho uti ariko ko abantu bamukurikira bakamureba na biriya bintu byose abavuga kandi bumva ko ari kuvuga ibintu bitari byo, kuki bamukurikira? Abamukurikira burya naguha urugero, burya wambaye neza ukaba warimbye ugaca nk'ahantu ku isoko cyangwa ugaca kuri kiliziya misi isohotse, abantu bakakureba baravuga bati dore koko umuntu w'umugabo wambaye neza, yego bakureba, bamwe banagukurikira ngo barebe koko imyenda wambaye neza. Ariko imyenda uyikuyemo burundu bivuga ngo noneho abantu bakwirukaho, sibyo? Bakwirukaho bakiruka bagushagaye cyane. Ibyo rero biragaragaza ko umuntu n'ugusetsa abantu ni ridicule. Donc buri munsi ujya kureba ikintu, kuko abantu ntabwo bakunda cyane gukurikirana ibintu bizima, n'ababikurikirana ariko still basubirayo, kuko natwe tujya kumva amafuta avuga muri izo views turimo, kuko tujya kumva amafuta avuga. Ari muri ba bantu rero yambaye ubusa arimo arirukanka ku isoko cyangwa misi ihumuje, noneho umuntu agakurikira bati dore nguwo ni nk'umusazi. So niyo mpamvu ubona ziriya views zimeze kuriya, ariko ntago ari ukumukurikira kugira ngo ugire inyigisho ukuramo cyangwa ugire icyiza uhavana, nta na kimwe. Bwana Ruti, watubwira icyo utekereza kuri iyo pasiporo n'uburyo yibaza izakora? kiriya gipapuro yise pasiporo mbona ari bimwe bita muri iyi minsi ubutubuzi, cyangwa se ikintu arimo ashakiraho amaramuko, kuko pasiporo ubusanzwe pasiporo ni urupapuro rw'inzira rutangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe abinjira n'abasohoka. Nka Nahimana rero ugaramye hariya mu Bufaransa, aho akaba nta n'ibyangombwa byo kuhaba numva ko afite, aho yatangiye guhimba ibyo ngo azitwaza, kuko iyo avuga kuri pasiporo yaba avuga
ngo dore ngo ibihugu tubamo byatwibye ibyangombwa ngo reka tubyishakire, ngo noneho ngo muri uko kubyishakira ngo noneho ngo nibabona ko twakoze amakosa ngo noneho bazicara ngo twumvikane. Nabo ubwabo barabizi ko ari amafuti bakoze, ahubwo kuba hari abantu bicara bakamwumva bakamukurikira bakabatega amatwi, byo ni bimwe wari uvuze by'abantu bakunda kwiruka inyuma y'umusazi. Ariko iriya pasiporo nabo ubwabo nawe arabyiyiziye arabyivugira ati iyi pasiporo ntabwo ari igihugu ngo tubyumvikane neza, ngo ni iya guverinoma ngo Rwanda exil, ngo ikaba ngo izajya ijyamo ngo na za viza n'iki, kandi nk'uko mwayibonye imeze nka ka gatabo ka banki populaire yatangaga kera, agatabo ka banki. neza neza. Nawe arabizi neza ko ari igipapuro kiri aho ngaho cyo, ni nkaho asa n'ushaka kuvuga ko bashaka kwiyenza ngo ku bihugu babamo kugira ngo babe bakumvikana ngo ku buryo babaha ibyangombwa. Ikindi kintu biriya binagaragaza Egide, aba bantu uburyo baba muri ibyo bihugu ni uburyo bunyuranyije n'amategeko, ni n'uburyo nyine bari aho ngaho bahunze ibyaha. Benshi ni abantu baba bihishahisha, ari nayo mpamvu bibagora kubona ibyangombwa, kuko harimo abahinduye amazina kuko ari abajenosideri, bikabagora rero kubona n'ibyangombwa bibemerera kuba aho ngaho. Akaba ari nayo mpamvu rero Nahimana avuga ati aba bantu reka mbafatirane batunge bakinge mu maso iki kintu yita pasiporo, kugira ngo bagume ni nko kwitera ibinya kugira ngo bumve ko bafite ibyangombwa, ariko kiriya ntabwo ari ikintu, ntabwo ari icyangombwa, kiriya ni ikintu cy'ubutubuzi, ni ikintu kiri aho ngaho kidasobanutse. Arimo ashakishamo amafaranga, agize amahirwe hari uwamuha ariya amadolari avuga ngo ni amayero 75, noneho wanareba ugasanga pasiporo ikoreshwa mu Burayi kugira ngo igura amayero 80, noneho ugasanga ngo pasiporo itanzwe na Nahimana igiye kugura amayero 75, ijya kungana na pasiporo yemewe. Ugasanga ni ibintu by'abatubuzi biri aho, ni ikintu ari gushakishamo amafaranga, nagira amahirwe ntazabura abapfu akarya ibyabo, ariko ni bimwe by'abapfu biribwa n'abapfumu, uzaba umupfu nyine Nahimana azamukocora, ariko ntibyari bikwiye ko umuntu yibwa na Nahimana kuri ubwo buryo. Aretemo yakomeje kwibaza ikibazo avuga ati ariko ati ngewe ahubwo ikibazo ngifitanye n'igihugu atuyemo, ati ubundi bishoboka bite ko umuntu ashobora gukora nka biriya, kandi ubundi ari ikosa rikomeye kandi rikurikiranwa. Buriya rero ikintu twabonye ni iki, nuko n'ibyo avuga bya imprimori yabaye gisohoye, Mararuzuma ntabwo yigeze avuga izina ryayo, ariko ashobora kuba yaravuze ko ari ikintu cyakozwe muri Espagne. Ibyo byose ntabwo mu by'ukuri urebye imiterere y'igipapuro cyakozwe, ni ikintu yadizayininze, ashaka printer, aragiprintinga, agikora kuriya mwakibonye, arangije ashyiramo ifoto. Noneho Aretemo rero ati igihugu cy'Ubufaransa nicyo umuntu wenda yakwibaza ati bimeze bite. Ibyo umuntu aza akavugira hano kuri YouTube, ntabwo Ubufaransa bwabifataho wenda ikimenyetso. Ikindi kandi ntabwo pasiporo, icyo yita iyo pasiporo, icyo gipapuro ashobora kuba nta hantu hamwe arakereka, nta customer, nta immigration yaracaho n'imwe, ntabwo arajya kugisabisha akazi ngo akerekane nk'icyangombwa, kuko yahita afatwa, noneho ahubwo bakanamubaza impamvu akoresha icyo gipapuro kitemewe. Ikindi kandi noneho hazamo ibindi bikomeye cyane, kuko yaba noneho ari no gukoresha igipapuro yita ko ari pasiporo, kandi pasiporo tuzi ko itangwa n'igihugu, immigration y'igihugu, hari n'amategeko abigenga turayazi. Icyo rero tuza gukuramo ni iki? Ibi byose ni ubujura, harimo ubujura,
ba bandi bavugaga bamukurikira ntago abantu bose basobanukiwe, kuko wumvisha ibibazo babaza babirivinga ibyo bintu, yumva ko azagifata icya mbere natanagikoresha na pasiporo agira aho ajya, ariko azagitunga nka ID kimubera indangamuntu. Ariko ikintu batamenya ni indangamuntu yatanzwe n'uruhe rwego, kuko naho Imana ntago ari urwego ntacyo ahagarariye. So icyo ari gukora byose ni proje yakoze ashyira hanze, abantu bazamuha amafaranga, we icyo akeneye ni amafaranga yo kubaho. Ubwo nibwo bujura afite. Ahubwo rero Artem, njyewe nakubaza nti ese mu buryo bwo kugira ngo abanyarwanda bamukurikira bamwohereza amafaranga we yibereho, ahubwo ntiyakurikiranwa kuri ubwo bujura apanga yabigendereye, noneho abantu bakamushyiraho amafaranga, abantu akabiba? Kuko n'iriya guverinoma yavuze, iriya ngirwa guverinoma yabo yavuze ati nk'uko mubizi ntiturabona account ya guverinoma, ati rero abazashaka kwishyura iyi pasiporo bazabicishe kuri account yanjye, niko yavuze. So bigaragara rero neza ko harimo ubujura. Ntabwo ariko ubibona Artemo? mu kanya mu gice gito birashoboka ko ibyo usobanuye ariko bimeze, ariko kandi iyo pasiporo ntabwo nibwira ko abanyarwanda bari mu Bufaransa cyangwa ahandi ku isi ari bo bonyine batagira ibyangombwa. Umuntu wese wenda tuvuge bari mu Bufaransa, igituma nibwira gikomeye ko abafaransa batanabyitayeho cyane nuko bazi neza ko ibintu by'abayimigra muri ibyo bihugu by'Uburayi ntabwo bakunda kubiha value, nta importance baba. Njye nareba ukuntu birirwa bamagana izo mpunzi zari mu Bwongereza zashaka guhungira mu Rwanda, bari bazemereye ko zahaza kuhaba, nkabona ukuntu bateraga amacumu uwo mugabo wabivuyemo. Nyamara baribukane, mwese muribuka neza impunzi ziri mu Bufaransa ziba mu makarito no muri veri, mu ziveri z'Uburayi uko ziba zimeze, ariko ugasanga abantu bahunze mu bihugu byabo byo muri Afurika, iyo bageze i Burayi murabizi ko babatereta mwese. Ahubwo njye nibaza igituma isi yose itabibutsa ibyo bibazo, nk'abariya Bongereza birirwa bamanifesta ngo impunzi zigiye mu Rwanda zirapfa, bazi ukuntu bafata impunzi ziri iwabo. Tujya tubibona amateleviziyo babyerekana. Amwe muhatuye aho mu Bwongereza murabazi, abantu baba bari hanze barabyimbye amaguru, imbeho yarabamaze, ariko bakanga ngo ntabwo bakwemera ko bajya i Rwanda mu gihugu ngo kitubahiriza ikiremwamuntu, ariho batacyubahiriza na gato. Ngarutse kuri iyo pasiporo rero, ntabwo abafaransa bitaye ku bikorerwa mu bayimigra. Ni imwe mu mpamvu njye nibwira ko hagize nk'umufaransa umwe utuye mu Bufaransa ubabwira ati nanjye ndashaka kuba member w'iki gihugu virtuel cyanyu, noneho akajya kugura iyo pasiporo, akayigura ari umufaransa utagira ibyangombwa cyangwa se ushaka kuba challenging, uwo munsi Padiri Nahimana yararafashwe. Igituma ntabwo ari babiha ni iyo nkeka ndimo, nuko ibintu bikorerwa mu bayimigra bari i Burayi biruga bandagaye aho hose. Biranansetsa iyo usanga, bitumye nibuka akantu ejo nabonye mu kiganiro cyari kwa Jean Paul muri cya kiganiro kuri radiyo yabo yitwa Ikamba. Nabajije n'impamvu bayita Ikamba. Byenyine kuyita Ikamba ni amakosa akomeye, ariko ejo hari ikiganiro nakurikiye cyabo aho yari arimo gukwirakwiza yuko ngo bakwiye gutangira gukotiza amafaranga nabo. Ibyo ubujura bwo nibwo buri imbere, kuko ejo nicyo bajya muri conclusion z'icyo kiganiro rero mwaragikurikiye, insiste beaucoup avuga ngo ibi bintu tuvuga ngo twirirwa mu biganiro non stop endless, birwa tuvugarukaho buri gihe, ati ntacyo bizamara niba mutatangiye gutanga amafaranga. Niba mutaragikurikiye muze kugikurikira.
nawe rero umwe yafashe iyo strategy yo gushakisha amafaranga muri pasiporo itabaho, none undi yatangiye kumvisha abantu bamukurikira yuko bafite ngo ikintu bise ngo niba ari igikwembe, niba ari igiki, ngo bagurisha udushambara, utwenda, uduki, ariko batanga amafaranga ngo batere inkotanyi, ngo nazo zarateye zitagira ikintu zambaye, zitagira aho ziba, ngo noneho baba i Burayi barakora, ngo bafite amafaranga ariko ngo bavuga ibigambo gusa ntibayatange. Urumva rero ko na Jean Paul yatangiye guhamagarira abantu kuyatanga. Abo rero ngarutse kuri pasiporo ya Nahimana, umunsi hazagira umufaransa uyigura, niho abafaransa noneho bazabona infraction ko ari infraction. Ariko sirote ko ari ibintu biri mu immigrant, they don't care, bazakomeza babareke bazi ko ntawe inexiste même pas mu maso yabo, ntago babaho, nubwo babirirwa babeshya abantu ngo bari mu dans un pays de droit. Quel droit? Ko abenshi muri bo bandagaye hirya no hino. Nkaba rero nibaza yuko hazagera igihe, nge niko nibwira, kame mu Bufaransa ntabwo abantu bose bahumirije, ariko kira kibazo gikwiye kuzamuka kikagera aho kigera. Twabonye n'umuminisitiri w'umwirabura wenda yakizamura kikanavugwaho ahantu bakagiraho kivugirwa mu nzego za leta, kuko byo biteye agahinda kumva bari ku muntu agakora biriya bintu. Ntabwo biteye agahinda kuri Nahimana n'abambari be, no, ubwo nibwo buzima bwe, niko abayeho, niko ameze. Ariko biteye agahinda cyane kuri leta y'Ubufaransa kumva bari ibintu nka biriya bikabera mu gihugu cyabo, bikaba ejo bikahora byirepeta. Leta ubwayo ntibigeze bamubwira bati dusobanurira iyo leta ni bwoko ki, ntabyo twigeze tubona. None bongeyeho na pasiporo igurishwa online, uretse ko ibintu bigurishwa online byo ntabwo ni gake polisi bikurikira, kubera ko c'est sans trace mu by'ukuri. Ariko hari ikintu ahubwo Egide wari wakomejeho cya imprimerie yonyine ubwayo yemeye kwemprima kiriya gipapuro ngo bakandikaho iryo jambo ngo passport ubwabyo, ntabwo imprimerie yari kubikora. None uvuze ngo si niyo mu Bufaransa, niyo muri Espagne. C'est une façon yo kuagrava icyaha. Ahubwo birumvikana ko ari escroquerie, yarinze kujya muri Espagne, se mu Bufaransa nta imprimerie zihaba. So yeah, urumva rero mbese ni urusobe rw'ibibazo bataye umutwe mu by'ukuri. Erega iyo bavuga ibi bintu babivuga mu rurimi rw'ikinyarwanda, nta muntu uzi cyane, ababyumva ni abantu nyine bumva urwo rurimi, ni Abanyarwanda n'abandi bantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. So ntabwo babyitayeho cyane ngo babirebe. Ikindi kandi niyo wenda banabimenya, njye nibaza ko barindira bakavuga batereka turebe uko bizagenda. Abandi nabo eske niba ari imprimerie, eske kuko ni imprimerie, ashobora kuba ari umuntu ufite utuntu tw'utwuma turi ahantu mu igaraje ryiwe, akaba yagira atari ikintu gifite n'uburyo bwo kugurisha. Harimo amanyanga menshi. Hanyuma Bwana Ruti, ngira ngo urabona ko aba bantu ibyabo byose ni ukugurisha. Gahunda zabo baragurisha gusa. Ibintu byabo birimo mobilisation, hazamo contribution, hazamo cotisation, hazamo ibintu byose birimo amafaranga. Ese ni impamvu ki Abanyarwanda babari inyuma, Abanyarwanda barimo babakurikira, ni impamvu ki batabona ko barimo babiba bakabatwara ihene n'ibiziriko byabo kugira ngo abandi bakomeze bibonera amaronko? Umuntu uri muri Zimbabwe aratemwegeze kuvuga ati Abanyarwanda bari mu Bufaransa, ati ntabwo ari igihugu cyonyine kitagira gutya ngo kibahe ibyangombwa. Aba bantu bahamagara abantu muri Zimbabwe, muri Botswana, muri Namibia, muri ibihugu byose byo mu majyepfo ya Afurika, bakongera bakagaruka za Cameroon, za ahantu hose bibaza hari abantu bibaza ko barabahamagara kugira ngo bazafate iyi identite. Nta nubwo bibaza cyane kuri ku Banyarwanda bari mu bihugu by'i Burayi, kuko bibaza ko abo bantu aribo bashaka hari kuza i Burayi, akumva ko natanga amayero 50 bagakoresha iyo passport kuko barazagera i Burayi. So Ruti, iyo icyo kintu cy'ifaranga nicyo bashyize imbere, ese Abanyarwanda barabibona batyo? Ese ntabwo babona ko abo bantu
bashishikaje ari indaya. niko bimeze ejo ni bimwe nahoze nkomozaho mbere ngitangira mvuga ko aba bantu ukurikije n'imyaka iki kintu bita guverinoma yabo kimaze cyo mu buhungiro ni ikintu cyaranzwe n'ikinyoma mu bintu byose mu byo bavuze, usibye ikinyoma, usibye ibihuha bakwirakwije, usibye urwango, usibye kubeshya abantu no gushora mu banyabyaha, gushora abantu mu byaha. Ngira ngo nta kindi kintu na kimwe gifatika iyi guverinoma yakwirata yitwa ngo iyi ngigarwa guverinoma ikorera mu buhungiro yakwirata ikavuga ko yakoze iki cyangwa se ikavuga ko hari icyo yamaze. Abantu rero nk'aba ngaba aho bageze ukuntu umuntu yabidefinisa avuga ko ari inzara imeze nabi iri kunuma muri guverinoma yo mu buhungiro, bakaba bahiriye mu nzu, bakaba barimo bashaka aho bapfunda imitwe hirya no hino, ariko kurema utwo dupasiporo, ariko kurema ayo maribi kugira ngo barebe koko hari abo kuko baranabizi nabo ubwabo ko aba bantu abitwa ko ari za opozisiyo cyangwa se abitwa ko babumva, barabizi ko nabo ari abantu b'abapfu mu mutwe, bafite ibibazo mu mutwe bituma badatekereza kabiri cyangwa ngo bafungure amaso ngo barebe ukuri kw'ibintu. Abatakwirengagiza nkana ni ba bandi nyine badashaka no kukureba, bari aho ngaho batazi n'ibijya mbere, batazi n'aho u Rwanda rugeze, batazi n'isi uko iri gutura n'aho iri gutura igana. Abo rero kubiba, kubakuramo amafaranga biba bishoboka, kuko naguha nk'urugero Egide na Artemo, hari umuhezanguni dufite hano mu Rwanda witwa Bicahaga. Bicahaga afite YouTube channel yise ngo ni amateka nyakuri. Uwo muntu witwa Bicahaga mu minsi ishize yazanye umutumirwa uri kuvuga ngo afite ngo mukuru we wapfuye, waguye muri gereza, yakekwagaho icyaha cya jenoside, ngo mfite mukuru wanjye waguye muri gereza, ngo kandi ngo nta bushobozi mfite, nagira ngo wabona ubushobozi abe yamfasha ngo anyishyurire ibitekerezo bya Nahimana byacengeye mu bantu, byageze n'inaha ku buryo hari abantu aba babicahaga barimo kubiporomotinga. Bigaragara rero ko hari abantu babwenge buke nabo bameze nka Nahimana aba babicahaga bahangaha batangiye, bigaragara ko bashobora kuba banakorera Nahimana, kuko kuba bajya kuri YouTube bise amateka nyakuri bagaporomotinga, bakaza guporomotinga icyo kintu cyitwa ngo irimbi ryo kuri interineti. Bigaragara ko hari abantu bashaka kwibasira, hari abantu bafite ya mitekerereze itaratera imbere, batarafunguka mu mutwe, bashobora kuyobya. Ibi rero ni ibintu ubona ko ari ubujura, ni ubutekamutwe. Abantu bagomba kubimenya, bakamenya ko ibyo bintu bavuga bitashoboka, bitabaho, ari inzara irimo kubakoresha biriya, bakamenya gusigasira udufaranga twabo, kuko hari abantu banazi ko buriya abantu baba ngo mu Burayi aho ngaho ngo baba ari n'abakire, ngo baba ari abakire kuba i Burayi bagashyiramo bihwanye ngo byingana n'ubukire, kandi birahabanye. Bikaba bigaragarira no kuri ibyo bikorwa bya ba Nahimana barimo bashaka kwiba, kuko ntago waba i Burayi udakora, nta kindi cyagutunga usibye ubujura. Ni ubujura rero nk'uko wari ubivuze, abantu bakwiye kubyamagana bakabirwanya, tukanakangura n'abantu kurinda udufaranga twabo dukeya bafite aho ngaho, bakadukoresha iby'ingenzi. Abatabishoboye bagataha bakaza hano mu Rwanda, ni amahoro, bakabaremera bagakora, kuko rwose birashoboka hano. Yes, niko bimeze. Aba bantu barashaka kwiba abantu, cyane cyane bakiba abantu baba badasobanukiye mu mutwe, bibaza ko ibyo baba bakora ari byo, bibaza ko umuntu ashobora guhamba kuri murandasi, bibaza ko izo pasiporo zizakora. Artemo, ubona
ubona bizageraho bikagenda bite igihe abantu bazareyariza neza ko naho Imana yabeshye abantu yarabariye amafaranga, ubona ko bizageraho bikagenda bite, ubona ko ubuzima bwe tureke ko amategeko towutari azageraho akamufata mu buryo bwo kubeshya abaturage abaka amafaranga bamwoherereza amafaranga, ariko noneho n'amategeko ataramugeraho ababeshya bo abanyarwanda benshi, ubona bizageraho bikagenda bite, bizamugeraho ngaruka ki? ahubwo icyo niho ipfundo ry'ikibazo riri, niko nibwira. Ariko burya baca umugani ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu, buri gihe niko bigenda. Ikinyoma nka kiriya kiba kirasirikira kikazunguruka hirya no hino, ariko amaherezo kikarangira. Nta wari uzi ko amaherezo y'induru ya Sankara izarangirira aho ari hariya. Nta wari uzi ko ubuhangange bwa Rusesabagina buzarangira kuri. Ntabwo rero Nahimana ariwe kamara, ibinyoma byo bizageraho bihagarare, kuko ntabwo byagumaho, ntabwo bikunda. At some point hari igihe kizagera abantu babishinzwe bamubaza bati ngwino hano udusobanurire ibyo urimo, kuko nibura yagenda akikaruma. None se agize kuba afite abagore, mperutse kubona kuri Kasuku channel yagiye iwabo hariya, iyo wumvise amagambo yahavugiwe avugwa na bene wabo bamuzi, iyo wumvise abapadiri babanye nawe bamuzi kuva ni Nyakibanda, iyo wumvise byinshi kuri uwo mugabo, ukongeraho n'abari abagore b'Abafaransakazi yirirwa afata abyarana nabo hirya no hino, ntabwo ari ibintu bizaramba. Ahubwo sinzi igituma abantu batabibona muri iyo aspect imeze gutyo, bagakomeza bakumva ko ari uko bibayeho. Mu kanya hari uwari uvuze, ngira ngo ni Ruti, avuga ati abantu bari muri Afurika Australe hepfo hariya nibo bibandaho cyane, nuko ari bo bafite amafaranga mu by'ukuri, kandi bafite amafaranga batanajijutse ku buryo bameze nk'abo bari i Burayi. Wenda abo bari i Burayi nubwo ubwabo bivugira ngo bari mu makarito, nako ibyo numva bivugwa na Jean Paul niwe uvuga kenshi na ba bagore be abari kumwe mu gitaramo cyabo, ngo bakora mu makarito, niko numva. None nayo wowe mu makarito numvise batangiye strategy yo kuyabambura, kandi bazayabaha. Ariko genda mfite confiance yuko hari igihe kizagera leta y'Ubufaransa igafungura amaso kuri iyo case, ikahamagara Nahimana tukumva ko yisobanuye. Kandi ahubwo ikindi nabwo nakwibaza ko abanyarwanda, diaspora y'abanyarwanda imaze kuba nini kandi ku isi yose, management ya diaspora yo mu Bufaransa ikora. Ese ko hafi, ngira ngo hafu na hafu barangana, abahunze interahamwe n'interahamwe ubwazo n'abazikomokaho, ngira ngo bajya kunganya imibare hariya. Sinibaza ko i Burayi nako muri rusange, mu Bufaransa, mu Bubiligi no mu Bwongereza, diaspora zihari z'abanyarwanda ziri ubwoko bubiri. Nkibaza management yazo kwikora. Ese nk'umuntu uhagarariye diaspora mu bari abantu bitwara kuri abafite diaspora yabo, cyangwa se diaspora bimwe, nigeze kumva mu Bubiligi ho bihakana ngo ambasaderi uhari w'u Rwanda ngo ntabwo ari uwabo, abo ni babandi bakoze jenoside cyangwa bakomokaho nabyumvanye. Icyo narimba icyo kibazo nagira ngo numve, ese niba koko diaspora iri fonctionnaire hariya mu Bufaransa y'abanyarwanda, nka perezida wa diaspora icyo kibazo ntacyo yabaza ngo bacyavanse babaze niba nta kuntu polisi yagira impirogari yakora muri iyo case ya padiri na pasiporo ye. Nibaza ko babibajije, kubaza hari icyaha kiba kirimo, uwabibaza ntacyo byatanga koko buriya, kuko kubireka no kubireresha amaso naho tubona
tuvuga ngo babakurikira. Hari example nziza ya Jules yatanze ati umuntu avanyemo imyenda akagenda mu muhanda abantu benshi bamukurikira, c'est la vérité, baramukurikira koko. Mais at some point ntago abantu bakwiye komeza kubirebera gutyo, bavuga ngo nitwe kubona deja twakoze ikiganiro nk'iki ariyo sujet twafashe, no kuvuga ko hari concern somehow somewhere. Iyo concern subwi hari na diaspora ikaba ihari, niba diaspora ari imwe ku banyarwanda bose, ese ko hari wende yabangamye yakurikiye uwo muyoboro w'abo bantu, hakaba n'indi functiona neza, ese ibyo bintu nk'ibi twibaza byibarijwe mu rwego rwa diaspora yo mu Bufaransa nta impact bishobora kugira? Icyo nacyo ni ikibazo igihe nibaza. Umuntu yazagira ngo wenda bazakurikira ikiganiro bazabyumva. Turizera ko diaspora nyine yo mu Bufaransa ishobora kuzabyumva, none ikagerageza kureba icyo ishobora kubikoraho kugira ngo icyo kintu kibazwe. Ariko mu byo bazabaza hari iyo passport, ariko hariho n'ikirango, ibendera ry'igihugu, kimwe mu birango byubahwa mu gihugu. Harimo n'ibendera ry'igihugu, nabwo uburyo rikora ntabwo ibyo bintu byagakwiye kumera bityo. Ubwo ngubwo abaza muri iki kiganiro bazadufasha kugira ngo natwe tumenye uko bikorwa. Ibya diaspora rero buriya muri ibi bihugu hariho par definition ubundi diaspora uko isobanuye, birahari kandi birazwi, ni ijambo ry'igifaransa, ariko buriya bihindura inyito bikaba diaspora iyo gusa ari abanyarwanda baba bashobora gusubira iwabo. Abanyarwanda nk'abo ngabo bavuga ko ambasaderi batabahagarariye, abo ntibita diaspora. Kuvuga ko diaspora zimeze zite yaha n'iyaha, bo automatiquement ibya diaspora babivamo, baba bibereye abandi bantu bari aho ngaho. Iyo uvuze bya diaspora ntabwo bakumva, ariko ikiri cyo n'iki ni uko bakwiye kumenya ko ibyo baba barimo atari byo, kandi ko nyine hariho amategeko abikurikirana, ariko nk'uko babivuze ntabwo polisi y'Ubufaransa ibyitayeho, kuko nyine baba babihariye Abanyafurika. Ntabwo ari ikibazo baha agaciro cyane. Bwana Ruti, ariko hariho ikintu kindi wari uvuze Artemo, Gasuku uvuga uti yagiye iwabo, biratangaje uko bamuvuga. Buriya nanjye narahageze, njya ahubwo nanaganire na murumuna we. Hari ikiganiro nabikozeho iwabo, nasanze ahari hari inzu y'ababyeyi be hahinzemo imyumbati. Mu kiganiro narabigaragaje, hanyuma njye mbasha kuvugana na murumuna we mubaza icyo atekereza kuri Nahimana, ampaye interview rwose arambwira. Ku buryo rero nyine abantu baho, abantu barumiwe, bayobewe ibyafashe uriya mugabo, ariko iteka bakanagaruka ko hariho ibyo bajyaga babona n'ubundi mu miterere ye, mu mikurire ye ari umwana, ko hariho ibivumbikisho yibitseho bitari biri bizima. Niyo mpamvu ubona mu kazi ke k'ubupadiri, niyo mpamvu atabishoboye, kuko yagira gutya akabafasha abagore. Wajya kumva ukumva abagore barabyaye, wajya kumva ukumva mu ishuri arigisha ibitari muri curriculum. Ibyo byose ni ibigaragaza ko aho yanyuze hose yagiye akoresha uburyo bw'amafuti bw'ibyo agendereye we mu mutwe we, ariko mu by'ukuri atari umuntu muzima cyangwa umuntu mwiza wagakwiye no kuba icyo yari cyo umupadiri. Ruti rero ngira ngo nkubaze, ese ni iyihe nama wigeze kuvuga abantu nibarye duke twabo, ariko ndagira ngo tubivuge mu buryo burambuye,
kuko iki kiganiro cyari kigamije guhumura abanyarwanda no kumenya neza ibiri gukorwa mu buryo bwo kubambura abanyarwanda bakurikira Nahimana, abanyarwanda bakurikira Jean Paul ubujura bakoresha ni ibintu biga, barabitekereza bakanakora, bagashakisha ahantu nyine abanyarwanda bibaza ko aho hantu abantu babagereye aho hantu mu bitekerezo. Ikindi kandi bakibaza ko abo bantu ari abanyabwenge ba cyane bafite n'ubwo bushobozi, kuko bo ntago bazi amategeko, ntibazi constitution z'ibihugu uko zikora, ntibazi duruwa ngo bavuge bati ibi bintu bimeze, hariho kudasobanukirwa guhagije baba bafite. Bati rero abo twizeye ni bari. None Ruti, ni nama kitugiriye aba bantu abazumva iki kiganiro mu kwima amatwi abo bantu bakumva ko mu by'ukuri ntago bari hariya icyambere ngo babayobore nkuko biyita ngo ni president undi ni premier minister. No, ahubwo bahari ntaki, ni bene ngango bari hari, n'abajura bari hariya, n'amabana. Ikintu rero umuntu yabwira abanyarwanda ni iki? Yango kiranoroshye eji, ntibamenye ko bari kwiruka inyuma y'umusazi, bazibukire, kuko aba bantu nta kintu na kimwe bifuriza, ari abo babwira ngo bashaka guha pasiporo, ari abo bita ko ngo bayobora, ari abo bita ko ari abanyarwanda birirwa babeshya ko bavugira. Nta muntu n'umwe bitayeho, nta muntu n'umwe bafitiye impuhwe, nta muntu n'umwe bafitiye urukundo, usibye gushaka no kubacuruza duke twabo. Rero ikintu abanyarwanda bakwiye kumenya bagashyira mu bwonko bwabo ni ukubona ko barimo bari inyuma y'abantu b'abasazi, b'abajura, b'abagome, batabifuriza neza, batifuriza neza igihugu cyabo, bakabamagana bakabagendera kure. Hari ikintu Artema yakomojeho cy'uko Ubufaransa bukwiye kugira icyo bukora, ariko na mbere y'uko Abafaransa bagira icyo babikoraho, kuko ibibazo Abafaransa bacumbikiye abajenosideri, nubwo batangiye kujya hari bamwe baburanisha, ariko imyaka bamaze bacumbikiye abajenosideri babizi neza ko bahekuye igihugu, ntacyo babakoresha, ntacyo bababaza. Nahimana ahita akantu gatoya cyane ku buryo bamwigaho cyangwa bakagira icyo bamukoresha. Mbona bikwiye kuba uruhare cyane cyane rw'abanyarwanda n'abantu bakunda u Rwanda gukora nk'ibi dukora, kwamagana, tukabamagana, tukabatunga intoki, tukabavugiriza induru. Abajura bavugirizwa induru, abajura baramaganwa, abagome baramaganwa, tukabamagana. Abantu bakamenya ko ari abantu babi, bakabirinda, kuko ni abantu bo kwirindwa, kuko ni abantu babi muri rusange bakwiye kwamaganwa. Abanyarwanda rero niba bamenye imigambi yabo mibisha ku gihugu, imigambi yabo mibisha kuri bo, bamenye ko bashaka kubacuza gusa, bakomere kandi babe maso. Yes, mureke mbashimire, ariko mbere y'uko tujya ku musozo ku kibazo wenda cya nyuma, mbasaba kugira icyo muvuga kuri iki kiganiro. Ni icyiza cyazanira uzacyumva. Nigeze gukoresha mvuga ni umusazi iyo yambaye ubusa akiruka hanze, akiruka ahantu hari abantu benshi mu isoko, mbese ihumuje, nibwo abantu basohokera rimwe, umuntu bamwirukaho yambaye ubusa, ariko uwambaye neza bashobora kumureba ariko ntibamwirukaho. Ariko noneho ngewe ndibuka nigeze kubona umusazi agenda yambaye ubusa. Noneho umusazi, ababyeyi bari bari aho, kumwe ababyeyi aba yambaye ibitenge bigera nko kuri 3, hari icyo akenyeye, hari icyo yambaye mu nda, hari n'ikindi atwaye hano.
ugasanga yigomwe igitenge kimwe akikuyeho akirukanka agira ngo atwikire uwo musazi. Umusazi rero icyaje kuba n'iki, yageze aho yikinga ahantu atoragura icupa, atoraguye icupa bagiye kubona babona rya cupa rinyayemo. Noneho baravuga bati noneho uriya musazi yarasaze asarana ubwenge. Yanze nubwo ari umusazi yanze kunyara mu muhanda bisanzwe cyangwa ngo anyare mu muhanda ku gasozi cyangwa ku modoka. Bati biriya ntibiri mu bwenge kubasha kubona icupa ukarinyaramo. Ariko ubusazi bwe bwari bugeze kure ahubwo kuko yamaze kunyara mu icupa, ahubwo noneho atangira kuzimisha mu bantu. Ba babyeyi bari bagiye kumwambika ntibabaye bakimwambitse, barirutse barahunga kugira ngo zitabatarukira. Ibiri gukorwa rero na Nahimana, ibiri gukorwa na Jean Paul byose ni nk'ibi ngibi. Barimo baramisha baratekereza agafata rya cupa, nibwo ubwenge bari gukoresha. Barangiza bakamisha mu Banyarwanda. Abanyarwanda nimutaruke ibintu bari kubakorera ntabwo ari barimo barabiba. Nimutaruke nimuzibukire. Nimurebe neza ko gukurikirwa kwabo kuri murandasi zabo nta buhanga burimo. Ntimugire ngo barabakurikira kubera ko hari ikiza bahumva, ahubwo murimo murayoba, murajya kumva ibibatwara ngo babibe. Nimubyihorere, nimutaruke nimuzibukire kuko abantu barabamaze. Noneho rero reka mbasabe iki kiganiro dukoze kugira ngo dukebure Abanyarwanda, tubabwize ukuri. Muribaza ko bwa nyuma ari iki noneho kuko Abanyarwanda bagakwiye gukora imitimanama yabo, ibyiyumviro byabo, ni iki kintu bakwiye gukora mu gusoza iki kiganiro. Yes. Ndibaza yuko wabirangije neza. Imyanda barirwa babamishamo imaze kuba myinshi, kandi uko buri munsi iminsi ihita niko iyo myanda igenda yiyongera. Utumye nibuka ibindi bintu. Ikiganiro kindi narebye ejo bundi cyari kiyobowe kuri radiyo y'Ikamba, niba ari televiziyo niba ari radiyo sinabimenya, kiyobowe n'umugore wa Jean Paul. Ahamagara Abanyarwanda babiri bari mu Rwanda bavuga ngo bazize inzara. Umwe yari umugore aravuga ngo mfite imyaka 40, ngo ariko abantu bambonye bibaza ko mfite imyaka 100. Sinzi ko mwabonye icyo kiganiro. Yerekana undi muntu nawe uvuga ngo nawe ngo agiye kwitwa n'inzara. Ubwo donc ngo yashaka kwereka ko Abanyarwanda bashonje cyane. Afata izo example ebyiri. Uti impamvu ibyo bintu bigarutseho ni kubera iki? Uwo mugore wa Jean Paul aho aba Ottawa, 90% y'abantu yiyadresaho kintu nk'icyo, agafata Abanyarwanda nk'abo wisonzeye ntaho bataba ku isi Imana yaremye, ntabwo bazi bibera ahantu baba. Ugiye kubara aba homeless bari mu mujyi atuyemo Ottawa, cyangwa se akajya mu mujyi munini uri hafi yaho wa Toronto, nuko azi neza ko abantu biyadresaho batazagera aho hantu ngo baharebe. Naho kugenda ugashaka umuntu mu isayo ahantu nta nubwo mu Rwanda nahababonye si benshi, ariko muri ibyo bihugu badukangisha barimo ngo abatagira ibwami babeshywa byinshi. Ugiye gushaka abamayibobo benshi n'aba homeless n'abantu bashonje birirwa basabiriza, ntabwo abenshi uzabasanga mu Rwanda, uzabasanga Ottawa aho ngaho tubeshya, cyangwa Toronto, cyangwa muri Amerika, cyangwa mu Bufaransa aho ngaho hose. Aho uwo musazi witwa Padiri nako witwa Nahimana, ibya Padiri byo zarangiye kera. Aba homeless, abantu birirwa batoragura ibintu muri za poubelle, ntabwo bari mu Rwanda. Ntabwo mvuze ko hatari ubukene buba ku isi yose Imana yaremye. U Rwanda ntabwo ari paradizo, ariko compare n'ibyo bihugu badukangisha barimo, u Rwanda ni paradizo.
nkaba rero njye nakwemeza ikintu kimwe wenda kugira ngo ndangize. Bahera ku bantu ngira ngo wigeze kubivugaho Egide na Ruti yabivuzeho. Abantu barepfiye muri za Namibia, za Zimbabwe, za barakoze, baracuruje, bafite amafaranga. Abo n'abahimana bazi ko bayafite, bagomba kubona uburyo bumwe cyangwa ubundi bakayabacuza. Nibo rero bakwiye gufungura amaso abo bantu biruka muri iyo myanda bibeshya ngo afite hari mite abanyarwanda bakwiye kuvaho. Bavuga ngo abantu bari Burayi baba muri Amerika bameze neza. C'est pas vrai ça. Ntaho bihuriye ibyo n'ukuri. Ahubwo nuko ufite ikirezi atamenya ko kera wa mugani niba bari bazi ko abo bantu babeshya ngo bari za Burayi, ngo bari za iryo ni ryo jambo deni ngira ngo bashigane muri mindset yabo. Koro wibeshya ngo abantu baba za Toronto kenshi ngo baza bameze neza ngo kandi kuko iyo basuye u Rwanda bagenda 90% y'abantu benshi bagiye bagenda bakangata cyane. Noneho kuko kangata gutuma abandi basubira bagumana icyo kintu muri bo ngo abantu bari hariya bameze neza. Nicyo rero icyo kintu nicyo Padiri na Jean Paul n'uwo mugore werekanaga ngo abantu babishwe n'inzara mu Rwanda babihera bakavuga ngo dore uko u Rwanda rumeze, bagatanga example kuri abo bantu bashonje. Sinzi niba ari n'abanyarwanda basanze mu Rwanda cyari abo n'abandi nabonaga berekana, sinzi ko ari abo mu Rwanda. Ariko ntabwo ibyo bivuze ko mu Rwanda abantu bashonje batahaboneka, nk'uko batabura Ottawa, nk'uko batabura Toronto, nk'uko batabura Washington, ko baranuzuye ahubwo babirengeje ibyo abantu bibwira. Nagira ngo rero abantu bazivanemo icyo gihu gihora kibabeshya mu mutwe wabo ngo abantu babi Burayi no muri North America bameze neza, ngo bose ni abakire. Ntaho bihuriye n'ukuri. Ahubwo bagarura umutima wa kinyarwanda, bahumuke, bareke gukurikira abantu nka Nahimana, nka Jean Paul Premier Ministre Jean Paul n'umugore we Ministre wa Information. Ariko ahubwo buriya batumye nsiga nikondera Mukankiko nk'uko Ruti yahoze abivuga. Hari igihe Mukankiko abatangira yaravuze ngo azabazamuka, niba ngo azabazamuka, niba azabamanuka, ni kimwe muri ibyo yakoresheje. Nagira ngo rero Mukankiko ahubwo abantu barimo kuyobywa n'abo bantu, niba badashaka kumva ibituvuze base bazakurikira inama za Mukankiko, asigaye bagira inama zifatika. Nge ndumva narangiriza aho, ariko byo byose byanze bikunze amaherezo y'inzira ni mu nzu, niko bizarangira, kandi bizarangira nabi kuri yoriya abantu. Hariho ikintu uvuze cy'abahomeless. Abahomeless muri ibi bihugu barahaba, usanga baryamye kuri za train station, ugasanga aryamye mu muhanda, ugasanga kutubarara aho ngaho kuri za night club aryamye kuri pavement, ugasanga umuntu agendana ikiringiti kimwe, arakurura imbwa, uko asaba arasabira n'imbwa ye, ibintu nk'ibi. Kandi ibi bihugu hari system bigira nyinshi cyane baba bashobora no kujyamo bakaba baraziyambaza, ariko ugasanga ntago babijyamo. Ngaruke rero ku muntu baba barerekanye, niba uwo muntu koko berekanye ari ibyo ari umunyarwanda, ese impamvu ashonje ni iki? Ese uwo muntu afite umurima akaba atawuhinga bigatuma ari gusonza? Ese nta murima agira akaba, kuko Artemo hariho ibintu tuzi, Ruti arabizi, we abari sur place bya buri munsi. Leta igira gutya kubakira abantu, leta igira gutya ikegeranya abantu bakavuga bati abantu kubera ibyiciro, abari mu byiciro ibi nibi bakabamenya. Leta igira gutya ikavuga iti abantu batuye mu manegeka, nyabuna mutazapfa atazaza imvura ikabahitana, ibishanga bikuzura, inzu zanyu zikagenda, bakabubakira bakabashakira aho. Leta yinjira mu bintu byinshi. Uwo muntu bamukuye hehe kugira ngo uwo muntu avuga ngo dore ngo ntakakwiye kuba mfite imyaka 40 n'ingahe ngo mfite 100? Bamuvanye he? Ese we niba koko anahari yakoze iki kugira ngo abe yavuga ati njyewe uko mundeba uko nta murima ngo mpinge, nta mafaranga ngo njye guhaha, nta kumbayeho,
nta bana mfite ngo banyibuke nta bene abo bantu hariho ibigo bibakira warabisuye Artemo warabisuye ibigo twarabibonye mu biganiro byawe byegeranya abantu bashesha akanguhe batagira kivurira twarabibonye abantu bafite ubumuga twabonye abantu bagize ibibazo by'amaso abo bantu leta yagiye ibegeranya ikabashyira ahantu hamwe ikabareberera uwo muntu ni baramubonye bamubonye hehe impamvu ari uko bimeze so bajye bashakisha ikintu bashakisha bavuga ati byagenze gute kuko ari uyu muntu byagezeho gutyo hanyuma kuko yasigaye mu bana so ntibakazanire ikintu ngo bagitura aho ngaho wibaze ko abantu bazabigomba gutyo gusa ngo tubyavare tubimire ntabwo ari byo ntibakajijishe rubanda Bwana Ruti nawe tubwire iryawe rya nyuma abumva ikiganiro bumva inama ya nyuma hanyuma dusoze. Akoze cyane eje abanyarwanda nibasubiza agatima impembero nibarebe ibyiza iki gihugu kigezeho nibarebe aho ubuyobozi bwiza buri kukiganisha nibarebe habi twavuye maze barebe ko bamenye neza ko tudakwiye kongera kuhasubira kuko nta n'uwakwemerera abifuza kuhadusubiza barimo aba banahimana na bagenzi babo reka dufatanye kubamagana twamagana ikibi twamagane na ba nyiracyo kandi ikibi ntabwo kizigera gitsinda icyiza ndumva ari icyo ngicyo nasorezaho kuko ibi twabibayemo turabizi kandi ni byiza tubirimo turabibona ntago rero twakwemerera ibibi kongera kubisubiramo kuko tuzi neza kandi nta n'umunyarwanda utarahuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'ikibi ngo acyumva agifiringa yumve ingaruka mbi cyamugejejemo ndumva rero dukwiye gufatanya tukabirwanya tukaba tuniruka inyuma y'uwo musazi tukaba tumwirukaho tumuvugiriza induru tukamwiruka inyuma tumwamagana tukaba benshi mu kumwamagana aho kuba benshi mu gusingiza abanyamahano ndumva ari icyo navuga eje murakoze cyane. Reka mbashimire mwese mwari mukurikiye igicaniro TV hanyuma nshimire cyane abatumirwa bacu ariko kandi nabibutse mwebwe ko mushobora gukora comment iki kiganiro niba hari byo mutumvikanaho natwe mushobora gukora comment mbibutse kandi gukora subscribe mukore like and share kugira ngo ikiganiro kijye kibageraho bya vuba igihe cyaba gisohotse maze rero mbifurize ibihe byiza aho muri mwese mukomeze mubane n'Imana murakoze cyane.